Ikaze kuri Hospitality TV Rwanda, tubashimiye kuba mudukurikira. Ngiye kubereka uko wategura isupu y'igisura. Igisura benshi tuzi ko kibabana, abandi tukaba tuzi ko kivura igifu n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Ariko se wagitegura gute kugira ngo uze kukirya kikuryoheye, kimeze neza kandi kikuvure indwara zitandukanye? Reka tujye mu murima gusarura igisura. Iki ni igisura. Kugira ngo ugisarure ni ukwambaraga ugafata n'isizo kugira ngo ushobore kugisoroma neza, kuko kiraryana no muri ga kiri kwinjiramo ukumva kirakubabye, ariko ni cyiza cyane. Tugomba kugitegura, abakunzi bacu bakamenya akamaro kacyo, bakamenya uburyo bagitegura. Nta handi rero ni kuri Hospitality TV Rwanda, kandi we wamaze gukora subscribe, tugushimiye ko wakoze subscribe. Tugusaba gukora share ano mavideo akagera ku bantu benshi. Nyuma yo gusarura igisura cyawe, urafata igitunguru ugikatemo utudayisi tunini, kugira ngo twifashishe igitunguru nanone turi gukaranga igisura. Turifashisha igitunguru turi gukaranga igisura, niyo mpamvu urakatamo utu tudayisi tunini, kubera ko ari utwo mu isupu. Si ngombwa gukata utwiza cyane cyangwa udufite forume nziza, urakata binini, ni ibyo gushyira mu isupu. Hanyuma nurangiza ibitunguru byawe bishyire ku ruhande. Numara gukata igitunguru, harakurikiraho guhata ibirayi. Mu gisura cyacu turashyiramo ibirayi kugira ngo twongeremo starch, kubera ko igisura cyonyine kiba kimeze nk'ikinyerera, ntabwo gishobora kuvamo isupu ubona ifite consistency nziza. Turashyiramo ikirayi cya starch kize kongeramo starch, kugira ngo igisura cyacu kize kuba gifite starch, noneho isupu iravamo ize kuba imeze neza, iri smooth, imeze bien. Hanyuma numara guhata ibirayi ubyoze neza. Numara kubyoza ubikatemo utuntu tunini, kubera ko ari ibyo mu isupu nyine. N'ubundi turaza kugira gute? Turaza kubinyuza muri blender tubibete. Utwo tunini turahagije. Hanyuma mu kanya turagikaranga, urebe uko gitegurwa. Kandi kivura indwara nyinshi. Igisura kivura indwara nyinshi, cyane cyane igifu. Urwaye igifu ukajya urya igisura nk'imboga, ukakinywamo icyayi, ukakinywamo potage, cyangwa se ukakibona ari ifu ukajya ukinywa mu mazi, kiragufasha cyane. Hanyuma ufate cya gisura ugishyire kuri cutting board, use nk'ugikatamo bitoya kugira ngo kigabanyuke muri size, cyere kuguma kiba kinini, kugira ngo tuze kubona uko tugishyira mu isafuriya tugiteke. Urakigabanya muri size, urakataguramo uko ubonye, kugira ngo kigabanuke muri size. Hanyuma numara kugikata, turajya kucyoza. Turajya kucyoza kubera yuko tukivanye mu murima ahantu tutizeye isuku yaho, niyo mpamvu tugiye kujya kucyoza. Kirazira guteka ibintu utabyogeje ngo ni uko uri kubona bisa neza ku maso. Ugomba kubyoza, haba harimo utuntu tw'udusimba n'utundi tuntu tw'imyanda. Turabishyira mu kintu, ibi bisura nitumara kubishyira mu kintu, tujye kubyoza kuri robine ku mazi atemba. Uragifata ucyoze neza ku mazi ari gutemba. Ujye ugenda ugiteruza tong, cyangwa se ukoresha intoki, kubera ko wambaye ga. Ufite ga wakoresha n'intoki nta kibazo. Ariko hari igihe kinyura muri ga ukumva n'ubundi kirakubabye. Hanyuma numara kucyoza na tong,
ujye ugira kuriya kugira ngo imisenyi imanukemo hasi, imisenyi igenda ijye hasi, ujye ugenda ukivumbura kuriya kugira ngo imisenyi yaba iriho imanuke hasi mu ndiba ize gusigara hasi. No kugiterura uragiterura ugenda usa nk'uweyura kugira ngo imisenyi isigare hasi. Hanyuma ugende ugiterura kuriya ukunkumura kugira ngo imisenyi isigare hasi. Ni ukuvuga ngo uko boza imboga izo arizo zose, uzoza mu mazi menshi, hanyuma ukagenda uziterura usa nk'uzikunkumura kugira ngo imisenyi isigare hasi. Ntabwo uyora n'ibyo mu ndiba, icyo gihe ushobora kuyoranamo n'imisenyi kandi ariyo udashaka. Hanyuma numara kucyoza igisura, umaze kugitunganya neza cyogeje, ufate isafuriya ushyire ku ziko. Isafuriya nimara gushyuha ushyiremo amavuta makeya. Isafuriya nimara gushyuha ushyiremo amavuta make, hanyuma nurangiza uyareka akwire mu ndiba y'isafuriya neza. Hanyuma namara gukwira mu ndiba y'isafuriya neza, ushyiremo ibitunguru, ubikarange akanya gato kugira ngo impumuro ikwire mu mavuta. Ibitunguru ubireke ubikarange gato, impumuro yabyo imanze yivange n'amavuta. Njya mbabwira yuko gukaranga ugashyira ibintu mu mavuta yahiye cyane ari bibi, kubera ko iyo amavuta yahiye cyane atera kanseri n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Hanyuma numara gukaranga ibitunguru byawe gato, uhita ushyiramo bya birayi. Ibirayi nabyo bikarange gatoya, iminota mike. Numara kubona ibirayi bimaze gufata amavuta bisa nk'ibyakubiswe n'umuriro, urashyiramo tungurusumu. Tungurusumu nazo zigaragure, zikubitwe n'amavuta n'umuriro zishye. Nizimara gushya, ufate cya gisura cyawe cyogeje neza ukirishyiremo. Iki gisura kiraryoshye, kigira isupu nziza cyane iryoshye, ifite ibara ry'icyatsi, ibara ryiza rimeze neza, kandi kiba kirimo intungamubiri nyinshi. Hanyuma nurangiza igisura ukigaragure muri bya birayi n'igitunguru. Ntabwo ari ngombwa kubikaranga cyane, ni ukubikaranga bigafata amavuta ukarekeraho, kuko ukomeje kubikaranga cyane igisura cyata ibara, kandi dushaka yuko isupu yacu iza kuba ifite ibara ry'icyatsi. Ahangaha urabona kimaze gufata amavuta. Niyo mpamvu twirinze kugira ibyo dushiriza hano, cyangwa se ngo tubireke bigende bise nk'ibifata irangi. Hoya, urabikaranga gusa kugira ngo bifate impumuro, hanyuma warangiza ugashyiramo amazi, cyangwa se ugashyiramo vegetable stock. Ariko hano kugira ngo tuze kumva uburyohe bw'igisura neza n'impumuro yacyo, ntabwo duhisemo gukoresha stock, kubera ko vegetable stock yaba irimo indi mpumuro y'andi ma vegetables. Ntabwo rero twebwe twahisemo gukoresha vegetable stock, dukoresheje amazi kugira ngo tuze kumva impumuro y'igisura nyayo y'umwimerere. Hanyuma rero nyuma yo gupfundikira akanya gato, upfundure urebe aho bigeze. Ahangaha urabona ko bimeze neza. Ahangaha rwose urabona kiri gushya, kimeze neza, kandi kiri gushya gifite ibara ryacyo ry'icyatsi. Niyo mpamvu wirinda kukibabagura cyangwa ngo ugikarange cyane,
urakireka kikaza gushya gifite ibara ryacyo ry'icyatsi. Aha ngaha igisura cyacu kirahiye, ubu igisigaye ni ukukibeta muri blender. Urafata ijage ya blender, numara kuyifata usukemo, ubisukemo, ubyaruriremo neza, ubyaruriremo igisuru, kimanuriremo gihiye n'ibirayi na bya birayi. Aha ngaha ukoresha ibirayi bikeya kugira ngo bitaza kuganza igisura. Hanyuma ugashyiramo n'agasose kacyo kugira ngo blender ize kubifata neza. Igisigaye ubu tugiye kubibeta, nitumara kubibeta turaza kubisubiza ku muriro gake, dukore final seasoning cyangwa se tucekinge niba umunyu na pepa birimo neza. Shyira muri blender, nurangiza utangire ubete, imashini bikaraga ibibete, tureke binoge neza. Urabona ko hano iri kubivangavanga, iri kubibeta. Aha ngaha urabona ko rwose iri kubivangavanga neza, urabona iri kubibeta. Iki gisura gifite ibara ry'icyatsi, kimeze neza. Ibanga nariberetse, nta kubikaranga cyane ngo bijye guta ibara. Urabireka bikaba bigifite ibara ryacyo ry'icyatsi. Aha ngaha kiranoze, urabona ko kiranoze aha. Hano urabona biranoze. Igiye gukurikiraho ni ukubiyungurura. Urafata isafuriya yindi ushyiremo akayunguruzo, numara gushyiramo akayunguruzo usukemo ya supu y'igisura umaze kubeta. Urabona gisa neza, gifite ibara ryiza, nta kibazo rwose. Aha ngaha urabona ibara gifite, urabona ukuntu kiri smooth. Consistency yacyo iraza kuba imeze neza cyane kuko kiri smooth, gifite ibara ry'icyatsi. Hanyuma urafata redo ukozemo, hari ujya ugenda utsindagira kugira ngo kimanukemo, nyine ukiyungurure. Urajya utsindagiramo redo, ujya ugenda utsindagiramo redo usa nk'ukuba ku kayungirizo kugira ngo kimanuke mu kintu, mu isafuriya wateze hasi. Urabona ko isupu iri kuvamo, iri kuza inoze neza, iri smooth. Iyi rero niyo aba ari nziza cyane, inoze, wumva mu kanwa imanuka neza, iryoshye, imeze neza. Hanyuma ukomeze utsindagiremo redo. Urabona ko hano rwose dufite isupu nziza y'igisura iyunguruye. Ushatse ntiwakiyungurura, wahita ugikoresha, ariko isupu nziza burya niyunguruye kuko wumva imeze neza, wumva imanuka neza ku rurimi, mu kanwa, imeze bien. Niyo mpamvu wabibese neza, ukaba wabibese byanoze, si ngombwa kubiyungurura. Ariko cyane cyane muri hoteli, kubera abakiriya tuba twakira ari VIP, ntabwo baba bashaka kumvamo utuntu. Niyo mpamvu tuyungurura. Kuyungurura ni ngombwa muri hoteli. Mujye muyungurura rero, nibwo usanga isupu imeze neza cyane. Aha ngaha turafata ya safuriya tuyisubize ku muriro. Nitumara kuyisubiza ku muriro, turebe ko umunyu urimo, turebe ko black pepper irimo, bimeze neza. Hanyuma tugiye gusizoninga salt, umunyu, black pepper cyangwa se agasenda kitwa black pepper.
hanyuma nurangiza wongere uvangavange neza, uvange neza kugira ngo black pepper n'umunyu bikwire hose. Hanyuma uvangavange ubireke bise nk'ibibira gato kugira ngo umunyu ushye wumve uze kuba ukoze neza. Urabona ko ibara ni ryiza, bimeze neza, biranoze. Reka twumve umunyu uko uri kugenda ukora. Urabona ko na consistency imeze neza, consistency isupu iri gufata ku kiyiko nta kibazo, ikumanuka neza. Urabona ko consistency yayo nta kibazo. Hanyuma ahangaha urabona ko gitangiye kubira, hano kirabize, ni uguhita tugabanya umuriro. Hano uhita ugabanya umuriro kugira ngo kitagumya kubira cyane, warangiza ukumva ko umunyu wakoze. Delicious. Hanyuma rero ikisigaye urafata agasahani kawe uraserivamo, usukemo ya supu yawe y'igisura, nurangiza udekore na olive oil, nurangiza ukoreshe pumpkin pire. Urabona ko bisa neza. Ugerageza gukoresha amabara adasa na ya supu, ugakoresha andi mabara atandukanye kugira ngo amabara aze kugaragaramo neza. Ibi nibyo bita final signature y'umushefu. Tubashimiye kuba mwadukurikiye, mukore subscribe, mukore share, ino video igere ku bantu benshi, naho muri video y'ubutaha.